neza nkumva urwaye murakaza nkundirwa kurusha dutaramanye neza murakaza je gukeza uyu mwari wa mwiza murakaza tumusanganiza impundu z'urwunge murakaza ukaneza usanze gukunda Imana yuhi tugasangira u Rwanda tugasangira ibyiza tugasangira ibyishimo mu byimbo twamaze kumenya amavu amajyo cyane ko ari mu muryango baturutse mu ndizo za Gitarama kandi ni wowe wataramye baje gutaramana natwe bo bageze mu byimbo ndagira ngo nongere nsabe abo dusangiye umuryango kandi bari mu bitugu by'umubyeyi Rutebuka n'Inkubito bongere bahize ibiganza dushimire Imana ko yabarinze bakagera muri uyu muryango w'amahoro muri izi biganza tuyishimire maze utaha nituba dushima Imana Bibiliya yarambwiye ngo mwabari mw'isi yose mwe muvugirize Uwiteka impundu ntizize kongera kubura bataza kugira ngo turi gushimira abamutwara sibo n'abandi kandi turi mu birori by'umuryango impundu ntabwo zibura mu muryango bityo rero bashyitsi beza bashyitsi bahire nshuti dusangiye isaso tugasangira isano tugasangira igihango cyo gusangira amaraso ya Yesu Kristo tugasangira u Rwanda ndagira ngo mbabwire ku mubyeyi yuguruye amarembo maze kandi aragira ati abarenzi bose ni batatu mu muco nyarwanda ni bacinjisha indumurinzi byageze imanzi ya Rugina ngo umwana wamenye Yesu kubera ko bamwemeye bose bakiza izina rye yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana nanjye nuko naje muri za mashyi twishimire cyane ko yagendeye hanyuma iyo dutaramye mu muryango ntabwo dutarama nk'abatagira Imana niyo mpamvu Imana yisutse iwacu tugatunganirwa ndagira ngo mbanze nsabe abari aha twese tujye ejuru twiyegamize rugira rugize byose utugabira tugatunga yaduhezagira tukeza dusiga tugasa neza maze abambaye ingofero utari z'akazi baze kuzururutsa maze tubanze dushima Imana icyubahiro tuyigomba tukihe maze bize kugenda neza ndasaba mujyejuru twese twubaha Imana umuntu wese uhumirize ku maso y'umubiri kugushima kuri Imana isezeranye gasohoza data mwiza w'i Nazareti tugushimira abashyitsi duhaye muri iki gitondo cy'uyu munsi izina ryawe rishimwe kandi rihimbazwe data mwiza tukweretse ibiganiro byose bigiye kubera muri uyu mwanya turakwinginze ngo umanuke nk'Imana aba uyobora buri muntu wese ufata kuri iyi mikoro Mana izina ryawe rihabwe icyubahiro turagushimiye tugukomera amashyi menshi mu izina rya Yesu amen bajya kugira Imana mubyeyi wangabiye gatunganirwa kandi nyiri ibiganza bidahina mutangatiro mu muryango umuryango warabucyuka avuga ngo ubere ku isonga mubyeyi Rutebuka imfura zageze mu byimbo maze urabukira uwo mungana muhane inkokora muganire navuga kuramukanya maze kandi muganire bihame cyane kuringaniza cyane ariko utaragira hangara ahubwo uri imfura niko kuri maze urebe umubyeyi Ngabo nziza murabukire muvunyihobe muganire nanjye nkomeze nkurikirane maze nge no kwimwera ku nyengo y'umubyeyi nibaza kumbona nahaze ntibaze kugira ngo nariye mu rundi rugo nuko ari kwa data maze mubyeyi sangwa mu mihigo wakira ababyeyi akira mushimire kandi nanone ndasabe duhe Imana amashyi menshi kubwo abashyitsi bacu twari twiteguye bahageza kandi ubwa kabiri merere ntanga ikaze ku bashyitsi nk'uko twabivuganye kandi tukabitsengera umunsi ukaba ari uyu ijambo riravuga ngo inama abantu bigira nyinshi ariko zisozwa n'ukuboko kw'Imana ibyo twateguranye n'abashyitsi bacu bavuye mu mayaga bavuye mu ndiza badusanze hano mu Rweya n'uyu munsi Imana yabishohoje mu nyemerere rero mukuru hagara umuryango wa Burindi Agostini umuryango wa Benegitore twakira abashyitsi Imana ibahe muvandimwe Ngabo nziza karame uracyakomeye uracyahumeka
turaho turashima Imana. Nabo muhoje uruhanga baraho. Yego yego. Nabo bagabo b'ibikwere nabo bagore beza binze bateze ingore kandi bazikwiriye. Barakomeye cyane. Ariko mwazindutse nubwo umuseke hano ni mu burasirazuba ukurikijeho mwavuye mu ndiza ya Gitarama ni kure, ariko baravuze ngo inzira ijya kure ntiramba iyo hasanga inshuti. Yego yego. Muje amahoro. Twaje amahoro. Umuti w'urukumbuzi rero ni ukongera abantu bakaramukana. Saho nkuye nanjye numvaga rwose nkukumbuye. Niko ye. Karame. Reka mbanze numva umutima uko umeze. Hobe. Ameze nk'aba bakobwa baravuga ngo nabikesha iki ko nyine umwami wanjye ngendereye ngo abana basimbagurikira mu nda. Harya abo bagore babivuganye urabazi? Abo ngabo ndabazi ngetarabageraza kuri cyo ngukundira. Ndumva mpumetse. Muraho cyane muraho neza mugira amahoro. Muraho abavuye mu ndiza. Muraho mwafuramwe. Nuko murushya ariko muri buruhuke turakwakiriye mu muryango w'umubyeyi Burindi Agustine, umuryango wa Benedicto dore ngabo babasaza ureba. Aha ni burasirazuba. Imana iguhe umugisha. Aha rero kera hahoze inyambo hategekwaga na Karyabwite. Harya mu ndiza ninde wategekaga? Ndaje turatarama. Ntumwibuka? Oya ndabibuka, ahubwo ndagira ngo tuze gushyiranamo hanyuma dutaramye mfashe isibo hanyuma tugendane. Nari icyo bitwaye uri kwitonda urebe mu mateka. Uraza kureba kuri WhatsApp urebe wahayobora. Kuri WhatsApp ho ntibikunda, ariko WhatsApp nayo iba mu mutwe nibyo. Imana igumugisha. Abashyitsi batunguranye murimo aba bagore beza babikenyereye, saza beza bavuye ku ndiza rwose ureba bakarabye kandi babahanga. Bajyaga bavuga ngo abiwanyu bavukana abiri yisumbuye. Niko bikimeze. Yabaye atatu ngo saa 2 na 3 none ngo barababazaga. Abo mwarimu ngo yabashije abo bana biwanyu bavukaga bigisha ati havuyeho uru rutoki hasigara iki. We akamubwiye nye arimo ngo hasigara inkovu. Niwo mwaberaga ifura. Aho yakamubwira ati hasigara enye, abwira umwarimu ati hasigara inkovu. Ati mwavukanye abiri yisumbuye. Reka ni iwabo w'u Rwanda, ni amateka y'u Rwanda. Hariya ni iwabo, ni imbirima n'amatovu, ni ibwami, ni ubunyambiriri, ni uburiza, nta mayaga, ni ifura nk'izi. Zisi ikinyarwanda kisobetse. N'umuryango mugari ntabwo. Ariko burya maze rero sinkuvugisha menshi inshuti yanjye. Yego. Nkuyabara ahubwo gutarama n'iby'ingenzi. Urakoze cyane. Reka musogongere ubuki bw'urweya. Yego. Bwabaga bwiza. Ariko ntabwo bukimeze nk'ubwo Nyirabiyoro yahaye umwami. Bagiye babuganura ntabwo bukimeze nk'ubwo. Wihangana ariko ntibusinza. Butuma umuntu avuga neza. Ntabwo ari ukwihangana, ahubwo ni urweya gusa. Ku buzima bwa bose. Ababyeyi bagane neza mu nizo mashini fundo tubashimire cyane. Witonze mwana wanjye. Maze rero nshuti yanjye kandi muvandimwe waje witeguwe, mufashe mama, mufashe iyo nkongoro maze mumutwaze. Ni mumutware hagati, umugenzi hagati agende neza adasitara. Umwe amuyobora inkingi yambona bihita, undi amuyobore ngabo nzi. Ngaho subire mu cyicaro rero dutarame. Yego. Imana iguhe umugisha. Harya urakibuka akaririmbo ka 15? Akaririmbo ka 15. Amasezerano yose uko Imana yatanga, karame mwami yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi yacu ntizavaho, ijuru rikavaho. Uwizeye azabona ayo masezerano. Nari narakubujije ko igihe dutegura kuririmba utazajya unywa icyayi gishyushye urumva ko amajwi yapfuye. Jya unywa agakawa. Ako kacyayi ni kakandi
twigiye ku birenge duhunga ya misemburo y'ababandi kugira ngo tuzamuke. Erega irya yasaga na cya gikeri ngo birihutisha ariko bimena umutwe. Nibyo. Cyo genda wicaye dutarama. Urakoze cyane turabashimiye. Kandi icya kabiri ni Felicien harya. Ni Felicien Anastase. Ya padiri nararuhanya. Icyo nashaka kukubwira rero ubundi umuryango w'abenegitori yo wakiriye imfura nkawe. Yego. Ntabwo ijambo turitega umwana. Ubu tuguhaye ikaze. Hanyuma umwana nawe arebe ahe imyambi yenda guhurira n'amasaha duhuze ibiganiro byihute kandi tutarame neza. Umwana ivumugisha. Kandi ikikugenza cyose hano mu muryango w'abenegitori hatabuze na kimwe. Yego. Ubivuge kugeza aho bigereraho. Aho igikona cyambarira urunigi. Nta speed gava nirimo. Nta irimo. Ariko ni mu. Ngaho soma ugenda. Bagutwaza ugenda urasoma. Mubyeyi nabo bari kumwe ndagira ngo abashinzwe serivisi na protocole babe muri pause bafate position basorane kandi burya naje kwishima cyane iyo umenye ko uri n'umushumba. Iyo uri umushumba uri umupasiteri ushumbye kuri jyewe mba numva hari ikiyongereyeho. Turabashimiye cyane kandi muri mfura cyane. Urakoze cyane wibare gushima. Turabashimira rero uko mwatwakiriye. Umuryango nk'uko mwabivugaga kandi umuryango w'imfura kandi umuryango waje ubakumbuye. Umuryango waje ubakumbuye ubakeneye kandi nk'uko wari ubivuze ufite n'icyo ubashakaho. Turaturuka igihugu turagisangiye ubwo navugaga inkomoko. Tugaturuka mu karere ka Muhanga, tugaturuka mu murenge wa Kibangu, tugaturuka mu kagari ka Gishamu ndetse n'ihandi bita ku Rwesero. Tubarirwa rero mu isibo yitwa Urukundo. Iyo sibo y'umuryango niyo dukomokamo. Aho niho dutangira mituweli, aho niho dutangira ibyangombwa byose. Iyo dushatse naho ngaho ubariza usanga umuryango. Tukaba rero turi umuryango wa Murasangabo. None ngabo nzi karame. Ibyo bintu uko ari byinshi ubwo n'ubishobozwa nuko wabyanditse ibyo bintu byose uri bubisubiremo. Ibyo bintu byose se mukanya ndakwanguriye ndagutiriye telefoni nze kureba ko iyo sibo no kugeza n'ibyiciro bya mituweli urabizi. Ibyiciro bya mituweli aho niho dutangira mituweli aho ngaho mu cyambere. Oya ntabwo ari mu cyambere kuko aho ngaho muri ibyo byiciro bya mituweli ubwo ntabwo tukigendera no muri bya byiciro by'ubudehe. Aho ngaho ndavuga aho ngaho mu nkomoko yacu. Nibyo. Yego. Ntabwo bya byiciro by'ubudehe hari byo tukigenderamo ahubwo navugaga ko ariho dutangira mituweli n'izindi nshingano zose dusabwa n'ubuyobozi. Nari ntekereje ibyo bintu byose rero n'ugenda ubisoma. Yego. Urukumbuzi nari gufitiye rwo gutarama. Yego. Uri bumaremo imbabazi. Wese umuntu usoma agahera ku karere akageza ku kagari akageza ku mudugudu akageza mu isibo. Igicumbi cy'iwanyu kiriya gicumbi kiba mu marembo cyanditseho ngiki nacyo wibutse uracyandika. Oya ntabwo nyandika. Cyandike mu bikurikira. Hagati ushyireho ngo ibindi bikurikira. Aho turaza kuhagera naho. maze mubyeyi Anastase mureke mwebuzaga mureke. nari ngiye kumwibutsa ko iwacu tudasoma impapuro ngo dusome iby'umubyeyi yagabye ibinyobwa hanyuma tukaganira. Ushingira uganire gusoma uze gusoma umukuzi umubyeyi yakugabiye urakagira Imana. Yego nta n'ibyo nakoraho rwose. Murakoze cyane. Maze muze kubyandika biriya byose yavuze. Buriya ni wabyanditse nitujyaho gusaba umugeni buriya tuzabisaba ko natwe badusobanura mu byandike. Muzabisibe. Komeze tugereye ku gicumbi cyanditse ngiki. Yego. Francis rero igicumbi
hari igicumbi ntabwo kiba kimwe kuko buri muryango wose ugira igicumbi cyanditseho yego. Aha niho nari ngiye kugera. Hari igicumbi rero uretse ko cyaba cyanditseho iyo myirondoro yose imwe duhuje, ariko hari aho ugera ngo umudugudu w'urukundo, isibo y'urukundo, aho ngaho nafashe nibanze kuri iyo sibo. Intore yo ku mukondo se niyo wayanditse. Intore yo ku mukondo oya ntabwo nayandika, ariko ubwo kwandika keretse inyito nyifashe mu mutwe n'aba basaza turi kumwe, ariko kandi akuye imfura cyane ubushumba. Ntawakwandika byose n'ikindi intore y'iki. Oya ntawakwandika byose, iyo yo mu mutwe ari jyewe ariyo yitwa Ngabonziza, ntabwo nakwirirwa nyandika. Irekere. Urakoze cyane. Tera imbere. Murakoze cyane rero, nababwiraga inkomoko twaje dukomokamo, naho twaje duturuka. Twaje rero muri uyu muryango tubashimira kandi ko mwadutumiye muri iki gitaramo cyane cy'umuryango. Twaje rero tuje gutaramana nawe, twarishimye nk'uko nari ndimo mbivuga ko turi umuryango wa Murasangabo. Umuryango wa Murasangabo twaje muri iki gitaramo cyanyu, ariko kandi ntabwo twaje duserutse gutyo gusa. Murakoze cyane. Maze urayikanurura rero uruhisho ntumbera ku rupfukure tureba. Aha, iyi ngiyi narindi mvuga ko ari intwererano, bimeze nk'igishinge cya calcium bateraga. Ipfukure ntawe utora igipfukiye ku yego. Iyi navugaga ko ari intwererano, ari ipfuko rijya mu muryango kandi rigasanga izindi, kandi ntabwo yaje yonyine. Oya, ntabwo yaje yonyine, ahubwo yabanje imbere mu ntwererano kugira ngo ijyaho izindi ziri kandi zari izindi. Ese tuma murakoze cyane. Tuma murabukirwa zane n'indu zituririre. Aha, ndoma nyaruka cyane rwose. Maze kandi ubanguke. Amashi rwose. Niyo menyereye. Kandi nibyo ni ukuri. Iyi rero erega umutwa ngo baramubashe yuko ubu ntabwo bakitwa abatwa. Basizwe inyuma n'amateka. Bamaza ngo witwa nde? Nitwa Nkumbuye Ibumba. Bati rya kabiri. Bati nanga ibimeneka. Bayoberwa amazina ye. Maze rero nkunda ibyo nsanzwe menye. Yego. Iyi ngiyi rero niyo yo mu muryango. Buri iyo turi iwacu urubanza rwiza tuyicira no kuyisogongera. Ukaza kumva n'ijambo muri buze kuduha uko rimeze, kandi ukumva ko navuye no mu muryango wa Murasangabo. Murakoze cyane. Ngaho indi yizana idusogongera iyi nihinduriye igiye kuko yo tuzanira iyo dusogongera. Ongeramo se. Abazifite zizane zose. Oya nta. Izi ni ingata. Umwana nagufasha. Nuko urakoze cyane. Ndagira ngo banze mushimirire umubyeyi bakadutera ibishinge bya calcium bimeze nk'iki gipaki. Niyo mpamvu nanze kucyakira. Wakoze yakuriye ntuyigera inkoni. Kandi reka mubwire nanjye byakunyuze kandi cyakuriye. Niyo mpamvu twigira ku birenge by'abatubanjirije. Iyo tubageze imbere rero niho turekera kandi tugatesha. Mwakoze ku mpanuro. Mwakoze cyane inshuti y'Imana, twe kukurusha aya madutarame. Yinera akazi ariko babanza kwikuramo gaze ngira ngo urahunge mpamvu. Iyo urigiriye. Uriya muhungu nawe arabizi.
arabizi rekeraho databuja araza kubibona. icyapfundikiye ntibabwiraga umuntu ngo icyatumye ari igisongora ni nacyo kirisubizayo, maze nubona tutashyuze kuyipfundura urebe kwiriwe rimwe. urumva urakoze cyane. iyi tugiye gusangira igihe mu cyimbo cyazo singutwaye ibibindi bitatu nk'aho ndi Nyabingi. Yego Nyabingi niyo baho ubushirika kanga bakayita ikanga igakomeza. Yego naho dusokongereye twumve sinaheruka ubuki bwo kundiza. Yego udakanga imitima yabizi. Yewe nuko utagiye mu gikari nawe akagize ngo waciye mu gikari bagwiyo nari naguhaye numva ari zimwe. urakoze cyane. Urakoze cyane. Ngaho rero isubire mu cyicaro noneho Francis Rutebuka, kandi ndabashimiye mukuri kose. Twaje rero tubagana nk'uko nabivuga ku muryango wa Murasangabo. Mu gihe gishize twaje muri uyu muryango tubagana kuko atari bwo bwa mbere. Tubagana bikomoka ku nkomoko kuko ku bitekerezo by'umuryango wa Murasangabo, ariko kandi aho nigeze kukubwira iby'intashyo. Umuryango uko ureba gutya ntabwo ari ukutungana gusa, turi kumwe n'abakecuru n'abasaza n'abo twasize inyuma bari mu gusenga b'abinginzi b'umuryango. Abo bose rero nibo baduhaye intashyo kugira ngo tuzizane mu muryango. Kandi uretse abo basaza n'abakecuru, tukagushimira n'Imana nk'uko igihe cyose mba nshimira Imana ko yaduhaye umuryango. Iduha umuryango, iduha kubyara, maze ubwo kijya gihe twabyaraga ababyeyi bifuriza abana kujya ejuru, timukure mujye ejuru kibondo, Imana koko yaratwumvise iduha umuryango. Turabyara ahungu n'akobwa, maze abana barakura. Mu gitaramo rero mu muryango wa Murasangabo tujya tugira igihe twicara, ariko kandi tukaganira n'abana, tukaganira n'urubyiruko, tukaganira n'abakuze, ariko cyane cyane kugira ngo twumve n'imihigo, twumve n'aho umuryango watumye abasore n'inkumi urungano uko bagiye bagatebuka, tukumva n'ingamba zabo. Muri icyo kiganiro niho tubaha bakidagadura, bakaganira, bakabona umwanya wo kwigira ku birenge by'abababanjirije. Mu gitaramo rero niho umwana yaje kutubwira ati, data ndumva mwangiriye neza, munyigisha umuco, ndakura nkurira mu Mana, nanjye ariko nagejeje igihe cyo kumwumva ndi mukuru cy'ubukure, mwanshira inzira narazishimye, ariko ngejeje igihe cyo kumashingira umuganda. Dutega amatwi umwana ati, ngira rero n'ibibazo mfite. Tutijya mbere ni ibihe. Mu bibazo yatubwiye, ariko harimo icyari kimukomereye, yaje kutubwira ko akeneye umuraza. Maze ko twari twicaye n'aba basaza, twari tukumwe adutekereza, ariko twumva ko umwana ari mukuri, kandi twumva ijambo yatubwiye. Aratubwira rero ati, ubwo mumaze kumva icyo mbabwira n'ibitekerezo byanjye, tugiye wivunika, ahasigaye ni ahacu, twumva icyo umwana ashatse kuvuga. Biza kugeza igihe urungano rujya mu rundi rungano, abasaza natwe dusigara tuganira, cyane cyane dushungura, dukora n'isesengura ry'igitaramo cy'abana n'ikiganiro cy'abana, cyane cyane cy'umuhungu wacu yatubwiye. Twasanze rero uko yatubwiye ko akeneye umuraza mu muryango, natwe twirebye mu muryango dusanga koko nibyo. Dusanga natwe mu muryango wacu dukenera Nyabitabo, dukenera umukazana, dukenera n'ibindi. Ariko nanone umusaza twari kumwe Butera Forodwari aba aratubwiye ati, munibuke ko igihe twakabyariye mu muryango wacu
ntabwo twigeze twibyarira umukazana. Aha, icyo kiba ikindi. Saza Senzige nawe yungamo ati ikindi mureke dushake umuryango dusabamo amaboko. Dusabamo amaboko kandi dusabe ko twasobeka amaboko, nguko uko twaje kumenya umuryango wacu wanyu nyakubahwa, umuryango wa Burindi. Umunsi umwe tugenda tuwugana, tugenda twarisibona, dusaba irembo ry'ubuhake, turagaruka ndetse dusigara twemeranyije umunsi tuzagenda twikwije tukagenda tugasaba irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni. Twaragiye baratwakira, tuvuga ikitugenza, dusaba gusobeka amaboko, turabasaba maze baratwemerera. Umuryango rero wa Burindi ni imfura, bamenya natwe icyo tubuze, bamenya urwego turiho. Ngushimire kandi Rutebuka, iyo tuganira namwe wigeze kuvuga iby'igiciro, tukibuka ko turi inyuma yanyu, murenga duhinguka. Tubasaba irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni, maze baratwemerera, dusiga n'inka y'imfatarembo, barashima. Icyo gihe ndibuka ko batubajije abitwa bakazetere ba Sendatazi ko turanye nabo kuri uyu musozi, tutabona ibigeze banahaba, naho twumvaga mu wundi musozi bagiye mu itorero baje barahindutse. Ikindi batubwiye, baratubwira bati rero nimugende mu muryango wacu, tubwira amazina ahari, tuti nibyo hari bandatebutse bandaje vuba, dusezerana itariki n'iyi ngiyi. Ati mugende, natwe turi umuryango muto, ntabwo twemera irembo, nitwemera umugeni wakomeje kuvuga iki ngiki. Ati mugende mujye mu muryango kandi munikwize. Inshuti ya data Nyandama, unyemerere nongere ngirire umugisha imbere yawe, nze nubwo gusabiraho umugeni. Burebe mushumba, urengetse uburebeye inyuma pe, n'imbere nuko. murakoze cyane. Murakoze cyane. No gusaba umugeni, niyo mpamvu mbona twazanye n'umuryango mugari, namwe kandi niko twabasanze. Niba mutwemereye mutubwire dukomeze. Ijambo ry'ibanze ryari ry'ubwiryo. Urakoze cyane databuja. Kabone niyo ryaba ari iry'ingabo, kabone niyo ryaba ari iry'inka, yararihabwaga kandi waje mu muryango wacu kuko iryo rembo rarihabwa, kandi ni ngombwa ko wagombaga kurihabwa kuko ni umuco wacu w'Abanyarwanda kandi ni umuco wa gikirisitu. Impamvu nini cyane ishingiye ku cyo urimo uganira, twahiteze amatwi kandi twayumvise. Uri umuganirizi mwiza kandi uravuga ikinyarwanda cyiza, urimbika ndetse huye n'undi ufite amagambo maremare, sinahita menshi nk'aho uri umunyamenshi, ahubwo maremare, nawe mugasaba namutya, ngira ngo bwaza kwira ntacyo tugezeho. Ariko shingiye ko ibundi imfura wayihaye irembo, ukayemerera irembo ukarimo ndetse akagira gutwara akarifata mu buryo bw'ubupfura, tugakomeza kuganira kuko umuntu yasabye irembo akomeza akaganira n'umuryango wasobetse babaye bamwe. Nta cyatuma abantu bataguha umugeni iyo nta nenge yabaye, ndetse niyo yabaga abantu barayirangizaga. Na kera abantu bagikora amakosa n'inzigo n'ibindi, inzigo ko ari ukwicana n'ibindi, barayikarabaga ikarangira. Imiryango yacu n'iyanyu rero twasanze nta cyatuma tubima irembo, murarifata murarihabwa. Uyu munsi dusezerana ko muzaza gusaba umugeni, kuko nakwakiriye wabonye ko amaso atari nk'ababagore. Nibyo, umugore ngo yari yasinze ahura n'umugabo atari ko amaso saye. Noneho uko nakwakiriye n'ababyitegereje bose basanze amaso ataraye. Umuryango wa Burindi nk'uko bivugwa bene Gitore wazindutse ukwiteguye, waje witeguye kandi mu magambo yari yiteguye. None watuye ituro, turanaryakira turarishima. Watuye n'indi yakatavugirwa ngo agapfundikiwe na nyirako gapfundikiwe. Ibi ntikorwaho, ahubwo uze kuyinterura nkwereke uyinterekera aho igitaramo kiri gukomeza, uyinjyanire kuri kwa kamwabahize. Ese wa mwana w'umuvuzi ari hehe?
igira hino shaka ndahari databuja. nterurira aka gapfundi iyi kamwabahizi. Iyi ni kamwabahizi. Iyi ni kamwabahizi. N'urweso rutureke kuri kamwabahizi. None yashira icyumweru abazi guhizura bazayihizura. Bamara kwihizura bazashaka imikwiza bayikwiza imfura. Bayikwiza imfura. Ndatumye kuko mwantumye murakagira Imana. Yinkura imbere idakomeza gutuma numva amagambo yawe. Hanyuma rero nshuti yanjye kandi muvandimwe, umuryango mugari ibyo bavuze barabyumva. Imana iguhe umugisha. Cyokora ubundi Bibiliya iravuga ngo amavuta yatembaga ku mutwe wa Aroni akamanukira mu nshunda ze. Ubundi amavuta aturutse hejuru burya icyizere kiba cyabonetse. Ushingiye ku bupfura bwawe, ushingiye ku bantu bavuye mu ndiza bakaza mu ndorwa, ushingiye ku nka nziza nabonye mwafatishije irembo, ziriya zo mu ndiza zimwe zikamwa amaritiro menshi, ushingiye izo mfura zazindutse. Ngewe rwose uzi kubana neza kandi nkamenya gutanga, sinakwima umugeni. Ariko nanone wumva ko n'abakobwa bo mu ndiza bazi gutanga impundu, kandi nakubonye kuko uzi gutarama. Dukomeje wakomeza ugasoma ibitabo ntabwo byaza koroha. Noneho rero numva rwose sinjya nimana abageni, kandi turi imfura ntitwimana abageni. Ariko nanone ntitwiharire amagambo nk'umusazi. Umugeni si uw'umuryango n'umuryango. Umuryango rero burindi wateranye, abavuye mu ndorwa, abavuye mu Gisaka, abavuye mu Mutara baraha kugira ngo baze kumva amagambo ya Ngabonziza, kuko twari tuzi amagambo akuzana. Nshuti bavandimwe, ese nshuti yanjye ntirwe njya kure murumuna wanjye kunzi ko agenda nkanjye babagone reka Ngabonziza karame burya uzi ko nta rurimi rupfa ubusa iyo rutangisha umuco. Urumva ko guhera hejuru ukageza ku gicumbi bamenye ko ubahiriza amabwiriza ya leta. None ntibiguhesheje umugeni. Hari abavugaga ngo urarondogora nawe wabikora kubizi, ubikora biza asya anahetse. Numva nyirasenge niho ruzingiye, ariko ntaragera kuri nyirasenge ngo ngire icyo mubaza, nta nubwo babyumvise neza. Ngo ni umutsama uvuye mu ndiza. Ubwa mbere batavuga n'umugeni ngo n'umutsama bawushimye. Barabuguha kandi nubwo tuguha umugeni nanjye nkamutanga, n'umuryango ukamutanga, na murumuna wanjye ukamutanga, ntituramenya n'usabira. Niba ari uriya muhungu w'amasunzu nabonye atendera imbere n'inyuma, niba ari abo basaza uri uzi yuko n'uwasaba ntiyamuvuze, uzi yuko nanjye ndibagirubwira mwahoze rw'imishinya. None abasabira uriya muhungu w'amasunzu atembeye inyuma n'inyuma nabigira n'imwaka, ariko ntacyo twasinye ntitusinyura. Mubanze munize amashyi dushimira umubyeyi ngo yasinye ntasinyura. Urasabira uriya muhungu w'amasunzu atembera inyuma n'imbere, atatse amasaro n'amasimbi. Urasabira nde? Urasaba nde? ntibikabe jye kwisabira. Yego nshuti. Musabira umukobwa wo mu muryango witwa Mbabazi Peace. Ako ndagukunda data bujamaji. Maze rero nshuti yanjye, karame ukurikije ko nakuruhishe, ubucyo wari usigaranye bwose buzanire no gukomeza amaguru. Nibyo. Maze ahasigaye ibindi bike. Ndakwemereye wirinde ya yindi itagaragara. Buzanire. yego. Nuriya mwana namubonye niyo ntakunyura akabunzanira. Reka ntambuke. Akoze. Ese uyu mwana kwa mukandimureze niyo mpamvu kahoroza. Oya no muhereza w'umuryango. Nagahera. Iyi ni taye y'aba data. Umuhereza ruru. Aha ruru. N'utanga rero aroroha nkawe data buje ariko.
rero ngo ni yuko tutamuruhishe enda wakabya mbiragije Imana nanjye natwe zana twabiragije ubundi buki bugenda imbere ndagije Imana kandi kubera ukuntu nsubije neza wa Mana yabuze kandi byose mwihorere ziriyo nizinanirwa ndagutwerera kanze nkwerekeye nka subiza iyi iyo yitereke ku meza aha ngaha yishyiraho hanyuma ndaza kukubwira urundi rugendo rwa Kagondo yishyiraho kibazo cyasigaye rero yego uje nguherekeze tambuka Mujuru imbere Imana yitwa rukundo mpamya neza mpamya yo kwisi maze rero iyo ndirimbye nko mu ijoro ari imbere y'Imana hari umwami utuvugira ese uwo mwana ari Kamaro ari hafi ari Kabarondo kigiye twakomeje kuvuga izina hanyuma tukubonye twibutse umugisha ibyo ari byo yego rero ubundi se iyo umuntu amaze guhabwa agenda akora iki abana umuryango mwiza yego atyo umuryango ntukabemo muri abana ukunda data we nibyo inka urazifite nizagira inka ariko mu mvuga haba amashyo urakoze cyane urahazi ndahazi kuri ya misozi umuryango rero wavugaga yo ku Rwesero nibyo ni narwo rwa rukundo ngo rwakuye umukobwa hehe iyo ku munini rumujyana ku Rwesero buriya bavugaga ku munini n'imisozi yose yitwa munini si ngibyo ngaho rero dukwere urakoze cyane bugira agashya gahinduka uko bukeye n'uko bwije yego ariko njye icyo najya nemeranya n'abihindagurika umubyeyi yasabye uyu mwana niwe umumurikira umuryango yego ubona bifite ireme n'ikizami sinyanze uwo ni wo muco n'ikizami sinyanze baye musi n'abahungu bavumbura ariko ubundi hari umuco utavogerwa ntabwo MC muhuzo w'ibiganiro akwiriye kuza kwerekana umwana wasabwe na ngabo nziza asabira ngabo nziza umusabira umuryango ubundi sibyo iby'ikizami nabyo simbyanze ariko se ngatekereza ikizami ko mbona gishoborwa na bake ari abatsindwa n'abatsinda umuko aramutse atsinzwe n'ikizami twabigira dute ese kitamutsinze ukabona umwana musini uje kwerekana umukwe uwamusabaga harya ubwo ntibiyambuye impeta ya kibyeyi inshingano ubuziyambuye ntibizongere rero ntibizongere ibyo kandi waje mumfura agahuga umuco akandi umuco urasabishwa n'abanyamutara nibyo tugasabwa n'abo kundiza yego aba bantu rero bagomba kuzuza ubuziranenge bw'umuco nibyo rwose turabishimye rero kandi na musine ntitumwambuye ijambo nawe ni umutarabyi mwiza yaduhurije ibintu neza hari musi cyangwa umuhuzo w'ibiganiro uyobora ibintu ukabona bimeze nabi ariko uyu mwana arashyushye afite imbaraga n'icyatumye ngenda asa n'umwambura ijambo si uko nangaga akatarama ahubwo nagiye kubona mbona nawe urimbitse cyane kandi ngesa n'izina ryanjye ariko nanone sinihuta amena ibintu hari ubwo umuntu yihuta ariko akangiza ibintu rero ni byiza umukwe turamubonye ni umusore ushyitse kandi afite ababyeyi umwana agira kivuka agira avuka hanyuma rero Peace Mbabazi twamugutumiriye noneho ngo hari umuntu w'umusinzi yari umugore ariko si we shaka kubibwira umugore ngo yari inka rero koko ndumva ariyo bishinzwe rwose nkaba nifuzaga rero ko utebuka nk'uko waravuze ko mu nduga inka zabo tuzizi turabatunze ndabizi mu by'ukuri rero nifuza ko mwadukosha tukabakorera ejo n'abana tuzibaruka batazababaguye
oya ni koko maze ihinira umugongo ndareba maze no kuba muremure kumusumbaho tugukoshe. urakoze cyane kandi nta muntu uvuga iby'inka ngo bamugarukemo, inka ni igitangaza. urakoze turagukosheje rero ajya mujya gufata irembo ko mwazanye n'izindi nka nziza ziziherekeje kandi tukabona zarashimye indyamo tuzikosheje mwabyemera rwose mukojeje muri ziya zaherekeje y'ivatarembo nazo zari nziza nazo muzishimye mwazikoshamo maze ubwo ngubwo rero nshuti yanjye kandi muvandimwe urakoze cyane ntabwo tujya turushya imfura izo nka turazizi ko zaherekeje izindi ubwo muzemera kuzikosha gusa ntawanga ijana mu rindi bivuga uti nazanye n'izindi nazo twajyaga kuzakira ariko ubwo zahumujeyo ntidushaka gushyingiraho umwana azaza akanywa amazi kandi iwacu tugira amata urabizi ko haba amata habamo n'amafamu n'imigezi maze rero reka duhamane ziriya maze izindi niba hari izo wateje intanga zasanga zarabyaye urakoze cyane reka zimwe buriya zaje intanga twaziteje buriya n'iminsi mike n'amezi make zikaba zanabyaye ziriya mwatuzaniye ziteye intanga buriya hari izo twateye intanga izindi mu nk'icyenda ntabwo zanganaga ariko noneho ziriya ngo mwazishimye rwose mwazikoshamo nta kibazo aho imbogamizi rimwe hari umugabo wateje intanga igiye kubyara ibyara indogobe none twazabyaza indogobe oya buriya rero cyokora ni ijambo nari nakomojeho bashaka kujya se ndakosha hari igihe usa bamenya bituma ngo ari kuri wenda hari abavuga ko ari mu Burayi kandi ari inyuma yabo agira ngo menye ko ari mu Burayi uvuze ko hari rero nibwo nemeye gukosha none ubwo hari rero umudutumirire mu muco w'abana bo tubaherukira tubasuhuze urakoze Rutebuka reka nsabe abo twagendanye bakumbere amashyi kubera yuko niba twakwiye zanashimye urakoze cyane bakomeza batambuka uyu mubyeyi amenye ko mu muryango wacu hari abageni mubyeyi arabatereka nzane abasore bose tugira mu muryango ndebe ko bagiye kugera sinzongera kuzavuga nkayo navuze n'imbere y'umubyeyi Rutebuka mukomeze mutambuke mwogoge iyo mbuga nimugera imbere aho ngaho muze guhindura amaso murebe inaha ngaho muhagarare mutagize uwo mukingiriza utaza kugira unsemuza ni wowe ubazanye nyine reka tubakoresha ikizamini kugira ngo tuze kumenya uko ukwiye umuryango wacu uza gusubiza ikibazo turaza kumubaza ahangaha niwe yaba ari Jean Claude yaba atari nawe niwe uraza kubona umugeni mu muryango ku mubyeyi so niwe ubazanye nta kundi nabigira muraho neza abo basore bose barasirimutse menya bari basirimukiye kuza kubisubiza mbese bose babisubije naza kubigirane muraho neza Yesu ashimwe ndumva iby'Imana ubizi ntabwo wabyirukiye mu bya Gitarama gusa ahubwo n'ibyo mu ijuru urabizi hanyuma wasomye ibyanditswe byera ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu ngo bikamwemeza n'iby'ibyaha bye ndabona we nta cyaha ufite hanyuma isake yabitse ivugwa mu byanditswe byera Yesu yavuze iri mu bice hanyuma Petero akana Yesu yabitse sangahe ntabyo azi kandi ngo byari mu masaha igenda ugiye inyuma ubwo nta mugeni ukuyaha mu muryango none Rastaman big up mubyeyi none uvuga w'amasunzu impande zose bajya barimo kubyina bagera gutya ngo bagenda bagaruka ngo nyamaho Rasta by'imbere uryo kandi kubera ubutwaro ufite ahangaha databuja na nyina tera intambwe ugana ko turi mu mfura tambuka hose n'umuryango w'imfura
muzahore mumushimira mugabira inyana y'ubuma. Amahoro meze neza. Amen. Yewe Ngabonziza yakomeje amihurizo rikomeye. Sinabivuze karame yego Jean Claude n'uyu muhungu mwiza. nguwo ndagisha Imana nguwo Ngaho ni mwakira umukwe mwakagira Imana. Urabizi se? Ishimira rwose. Imana y'umugisha cyane n'icyo gisonga. Nanze ko bagukoresha ikizambi kikagutsinda. Nese ko ikizambi ari ugutsinda utamenye uri butsinde. Iyo kigutsinda ubwo ni wari uviriyemo aho. Mungu ariko urumutaraga neza ntabwo nakwatse ijambo ahubwo nibashiyemo umuntu mukuru usabana n'imfura umuhungu wacu Jean Claude ikizamini kimutsinda akabura umugeni twari tubigejeje hariya turabigira dute ntagatsindwa yageze mu muryango nuko Jean naho bashakira ibyicaro urakoze cyane mutambuke mugane mwisiba y'abasore basirimutse maze muhagarare mu ngamba yabo muri kumwe maze mubyeyi yaransabye ati mbamenyere ibyicaro bibakwiye cyane nyaruka hanyuma rero buriya umubyeyi abivuze by'amahushuka ariko kugeza uyu munsi ubaye umukwe mwana mu muryango kubera ko umuryango uvukamo bagukwereye kandi zashingwe ntabwo tubishidikanya turutse mu nzira none rero uwo ndeba ni Claude gusa niwe mbanza ko niwe ruhangwa mbone nawe mpanze amaso none hanyuma kuro ndagira ngo umenyere intebe igukwiriye banze cunge hari amadaraza ataba mu butanyira butavuna inyana ni hariya unyuriye inzira unyuri uwo mucyamo hanyuma bagukinguruke abahungu bagukinguruke hanyuma utambuke aho bahita mutwicara abakwe b'umuryango izi birabyimbo bagenerwa arakoze cyane ndabona yahageze kandi yamaze kureba urebe umwanya wabona ugukwiriye ubushyikemo rwose banza hino amavushire mavunana urugendo rwari rurerure ariko uyu munsi uraruguhiriye hino amavi cakabonye wapfura we nturora aricara nk'abatware n'ukuri kw'Imana munize amashyi tumushimire cyane hanyuma basore beza muhindukire mu murebe aho mwari mugaragiye muhindukire mu murebe mumwitegereze arimo arabareba akareba indoro nziza akababwira ati nimushaka kurambagiza mukajya mugisha mugeze muzaganura umuryango ntacyo nabahisha uriya muryango ni mwiza hanyuma rero urebe muri dibongari mwazanye urebe uwo wagira amahirwe y'uko mwakwicarana aho ngaho hanyuma mugakomeza mukajya ibintu bikagenda neza umutunga inkoni ati nguyu wo twambaye impuzankano ati niyo twagirana imipango bigahama ati nibyungura inama tugiye ntabwo zigwa ku busa ati niyo wapanze planipo ndaparapara muri uyu mupango maze urugendo rurambira muri za make tumushimire cyane mu gifaransa bamwita pare hanyuma kugira ngo byibukijwe nuko watseza Jean Claude sinakubwiye ko twigira ku birenge byawe nuheraho rero maze hasi wibutsa Mbabazi urakoze cyane ntacyo bitwaye murakoze ntabwo meze nk'aho ndi watanze gana akimana ibombo yego maze igihe tuganira tukibashimira yego kandi namwe nimugira n'ibyo mutadushimira nabyo mubivuge ntacyo bitwaye ko yakoye ahantu ye mwana wanjye dutumirire mushiki wawe jyaho ku marembo umushoza umubwire uti umutume wari umunene n'abasaza ku musaza mushaka murakoze cyane babyeyi beza igitaramo mbashimira kumenya ko ndi mutumwa maze mukantuma kandi atumye kuko mwantumye mubyeyi ndagira ngo ubwire ko icyo ndaza gusaba no kwihangana iyo pisi atumijwe ntabwo aturumbuka nk'abatagira umutima arabanza akisiga akinogereza agahamya imbere biri ku mubiri ndagira ngo rero mbwira abarimisha mugeni batubwirire Mbabazi yitabe umuryango uramuhamagaje
DJ ndagira ngo ugabanye umurishyo ijwi ryanjye rize kugera kure gabanya umaremo utamatwi yakumvise yumva uvuze ati niwe kandi amaso yakubonye abona uhise ati niwe bya Korode aragukunda kandi ngo aragushaka ukunda umushaka umwifuza hafi yawe nagezeyo nasanze amerewe nabi nabyutse mbona afite intege nke yarambwira ati nyaruka subirayo umubwira uti ntakibyuka utamagambo mwavuganye mu butumwa bwaza yagenderaho Jean Claude aragukunda kandi none ngo aragushaka Jean Claude ugukunda kwifuza hafi yiwe mpamya neza ko ibiri yanjye ryagezeyo nubwo rimaze kuba nk'iry'urugi mu nkamashi ntako ntagize rwose hanyuma reka mparire impara zicurangiye nazo zishyiraho murakaza furazi wacu mushaka we n'inshuti n'umuryango aye murakaza furazi wacu mushaka we n'inshuti n'umuryango aye murakaza nirutse mugere baririmbe ihute muri nakuboneye akazina witacunga we cunda mata we cunda mata we mucanira nyambo mubera ruhi uwahashine arihubona kuze muhonge imivugo rwamariza gusa ntakiro cunda we cunda mata we arakoze cyane umwanya n'uwanyu murakagira Imana Imana ibahumugishe cyane Imana ibagire neza wanjye Yesu ashimwe baba ora umukobwa wanjye bobe Imana ishimwe urakomeye mama maze rero bana kenyere rwose sivuga ngo mugiye kuragira inka ya muri kaburimbo mukenyere mwerekeze Mbabazi
kandi icyo mbakundira ni abana beza batojwe, maze mujye kureba impano badukwereye ziri mu nama hariya, mube musoma no kuri ubu buki, kandi munakenyeye mwongeremo umukandara, herekeze imbabazi akira mwana wanjye, maze ntimukemere ibipapuro hari abandi baba bifite inyuma iriya n'ibishoboka barabibahera inyuma iriya. Wenda mwana wanjye baba cyo ni mube mushiki wanjye, wowe mukobwa wanjye, Imana ishimwe, uraho cyane, ni amahoro, umeze neza. Iki gitaramo rero reka dushimire muryango mugari, dushimire imbabazi, dore umwana wacu yaje, dushimire baba, dore basobanya kandi gusenge abapastori bawe, inshuti z'umuryango umubyeyi Burindi, kandi inshuti zawe barumuna bawe. Hari ikintu cyitwa urukundo rugira imbaraga, ngo rwakuye umuhungu niba ari Kamonyi rumujyana ku Rwesero, simbizi, rugira imbaraga rero. Hari umuhungu witwa Jean Claude, sinzi ahantu ngo mwahuriye, wari uzi ngo byarangiriye hano? Byaragutse n'ibyo byazanye umuryango, twaje kugushyingira. Hari umusaza uri hariya witwa Ngabonziza, izi nzoga zose urura n'izindi utarura bagusabye, maze twemera kugushyingira. Umukobwa mwiza rero, umukobwa mwiza n'uwicaza umuryango, wakoze cyane, warize, none igihe kirageze umuryango waje kugushyingira. Rero uyu munsi tuguhagaritse imbere y'umuryango ngo bagushimire, maze tuguherekeze tukugeze ahantu hitwa ku Ndiza. Reba tugeraho na nimugoroba ariko turagerayo. Imana igumugisha, wakoze cyane. Kigira hino wabende gitore waje gusaba irembo ry'umugeni ukarihabwa ukanarifata, yego, ugasaba ko uzasaba umugeni ndetse ukamusaba ukanamukwa, yego bose tukagusezeranya ko turi bugushyingire. Wakoze cyane. Mbabazi Peace, umukobwa wa Burindi, yego, bene gitore baturutse mu Ndorwa, tuje guhurira aha muri uru rwego tugushyingire. Wakoze cyane. Dore rero sigara utebuka kiri umugeni. Amahoro y'Imbabazi mukazana uraho. Areca umva tro amaguru yarahiye, ariko dore inyungu ni iyi ngiyi. Mbabazi rero rukigirwa bene gitore, turashimiye umuryango. Nyakubahwa ndagushimiye, ntarakura umuhungu wanjye, ubu noneho igihe kirageze cyo kujya kwicara nka mubuki koro. Tambuka mu mukogoto, hamya ku ntego, hamya ku ntego. Turagukunda, maze koro kirya gihe rero wabonaga umuryango udutuma tukamanuka imisozi, tukambuka indi, tukazamuka indi. Icyo twari dukeneye twakibonye. Igisigaye nzi ko wagiye mu itorero, wagiye kwakirwa mu Gakogoto, hari impamvu. Ubu ntutegereze rero ngo naza kumugushyikiriza, ntutegereze iki, uko watojwe, uko watojwe, uko wongera mbona aho ngaho. Barakoze cyane. Ngaho hagarara aho kuro, hagarara aho mubwira hagati yanyu we na Peace. Wongera uhagarara ko uhagaze Peace, hagarara kuriya. Nagira ngo mubisubiremo, ntabwo ari ko mutsinzwe, ahubwo mwatsinze kare, ahubwo mwongere mugaragarize imbaga iraha yose kwishima, kandi n'ibyo koko birakwiye. Kuro mwegera umugwa mumuhobere, muherere mwako yakora iyo ashaka. Simbona amazamu hagati yanyu,
Muniza amashyi tumushimire cyane ati muyibona tureho uburanga atuma y'umuranga madambagiriza umuraza aturaho igitego mu makobwa aturaho sina itarushyisinga aturaho nyirabihogohogoza mu gihagararo ariko mana muniza amashyi tumushimire cyane amuramutse yishimye ati nanezerewe cyane numvaga urukumbuzi rwansanga nsanga ari kimeza mu mutima wanjye. Hanyuma kuri ubu banza wumve ibitari ngombwa bikuri mu biganza ubihereze pani n'icyo ashinzwe, hanyuma uze mu muco nyarwanda ngo twakira na Yehova batugana maze umuhane na Yehova ibyo ufite byose nawe ubwawe uzamwiha hanyuma urebe ukuboko kw'ibumoso simbuke meme mukuru wa meme unugera kuri musumba zose watsinagire ikimenyetso simusiga kigaragaza ko ari we uko urutoki rusumba izindi uzahora uri ikibasumba umutima wanjye ndetse no mu muryango. Abakobwa y'Iburasirazuba n'Iburengera bwaryo amajyepfo n'amajyaruguru bose babasumba gitego makobwa erekeza ni hafi urebe icyo pisa rushije abandi bantu amashyi menshi ku mana yacu tukagira imana ye ati kandi ntabwo ari ibyo gusa mufitiye gusa namwe mujye mushyiramo ako kwihutisha umubyeyi yabinsabye ataza kunyagira ahangaha kandi atari ko nari nsanzwe. Harakoze cyane kikabatera kutabijyaho inama no kutabyumvikanaho ngo harabigeze kuba barimo baganira ngo imbere banyuramo hagati ntabwo twifuza ko hari icyabanyura hagati mujye muhagarara mwegeranye. Ati we bari kunzanira umukwe umubyeyi yishimye rwose umubyeyi ati ntambira iki gitambo ati maze umubyeyi aberwa n'inkindi maze aze kuberwa n'inkera ati umubyeyi ufite igitsure cyiza ati jya gutya shati ati kuva Pororo kugera Masaka ukakomeza ukagera mu Rwanda izi narazambaye ndi umusore ndazambara njya mu nkati Porora umusore wese umubyeyi hagarara wifotozanye n'abana ushimwe rwose urakoze cyane maze hapfa umubyeyi Mama Peace atambuka yigira hafi batambuka rwose cyane. Horana amagara n'amagana mubyeyi, horane kubyara no guheka, horane gutunga no gutunganirwa. Ndagira ngo impano bageneye umubyeyi mwigize hafi. Mubyeyi nyaguturwa ibiseke ati nkundira gushyikiriza iyi mpano mushyikirize Peace maze muhengeke isura y'umubyeyi itazaburiramo nk'abiyozwa. Urakoze cyane. Ndagira ngo Papa Peace ajyemo hagati babafotora ifoto ari kumwe n'uyu mubyeyi nyiribere ryibarutse Peace maze urakoze cyane. Babyeyi mutambuke rwose mutambuke musubire mu byimbo ndarike. Urakoze cyane mubyeyi tambuka ujyemo hagati y'abana bagushimire ngo umubyeyi w'ingenzi wabaye ingendutsi mu mibereho ya Claude ngo ntabwo yabura kugushima. Ndagira ngo ubona ko rwose Claude asa na se. Ati mubyeyi mwiza Peace yavuze ati ntabwo nahanga ruhanga rw'umubyeyi databukwe atabwo Claude ntamye iki gitambo maze nzahora nkubaha mubyeyi nuko Peace ari magira niyo nshimbo bayigushyikirize maze mwese mwemeye gukoraho noneho ntacyo bitwaye.
Urakoze cyane. Urakoze cyane. Oya, ibyiza byo kwishimira iby'abana bagezeho, tambuke rwose. Bari warabizirikana cyane. Nyamuneka iyi mpano bageneye dore yigize hafi di. Ati ungana data. Musaza wanjye ari kugana data, ati ndagushimiye cyane. Ati twarabanye izuba riva tubana muri rwa tubana mu bihe byoroheye n'ibikomeye. Ati ndakuzirikana uvandimwe mutambiriro kamba pi kandi wirira aho ugiye si ishyanga. Azagusura Diedone, azagusura kandi ati maze nugana mu nka ati uzicumbe n'iyinshyimbo nugera hunamuka hagarara hagati munyaneza. Pastor Bazimya abe yitegura. Batambuka rwose bishimira ibyiza abana bageze. Ati warakoze utatumwaza nk'umuryango uyu musika uduhaye umukwe. Imana y'umugisha cyane. Ndarike Jen yigire hafi, Ndarike Janet yigire hafi, maze basire rimwe kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Jen and Janet tambuke bigire hafi. Ati webare mubyeyi, webare. Urakoze cyane. Buriya ati turakwishimiye mwana wacu, maze murebemo umwana agiye bazajya garuka gusure abasure muganire. Diana cyangwa Diane nawe aze gukurikiraho. Mukagihana nawe araza gukurikiraho. Diane abe yitegura. Ati webare senga mwe. Urakoze cyane. Umubyeyi aramusaba yishimye kandi ndarika Mukahigiro kugira ngo nawe yigire hafi. Nawe tambuke yigire hafi. Ati warafi mwitegurwa ry'urugendo bagiyugira inama ndagushimira webare rwose. Imana ikumugisha cyane. Ati kandi nawe turagushimiye umuhungu mwiza, warakoze kudukundira umwana nukuri. Imana niba kumugisha cyane. Ababyeyi bafite urugwiro, bafite ubwuzu, ubona rwose ikanda inama wagiyugira mwitegurwa ry'urugendo. Ati kandi sinaburya gusa na mbere yaho bagiyumva hafi. Mbere umubyeyi w'ingendutsi ntazigera nibagiwe. Hanyuma musore akiri aho ngaho utaragenda, ndagira ngo ndarike wa muhungu mwari muri kumwe. Claude yambwiye ngo nta. Ati iyo nazaga kurambagiza umuryango Pisi yabatumaga izimano mugatinduka n'ingoga mukarizana. Ati ariko mwahagera mukamenya ko umukunzi yaje akaba n'umukwe mu muryango ngo maze mukajya kwigaruza. Impano bageneye izayimwigeze hafi. Abazabana umubyeyi umusore mwiza uragushimira cyane.
cyane bamushyikiriza impano. Mwembi mo hagati y'abana rwose babashimire cyane, bati muri ababyeyi b'impanuro, impano zanyu ntabwo zaguye ku busa, barabashimira cyane. Murakoze cyane. Ndagira ngo ndarike nyirasenge wa Peace cyane guhamagara kenshi, ni igihamya cy'uko nzirikana umutima mwiza wagiye ungaragariza nk'umubyeyi wa mbere, umubyeyi ntazigera nibagirwa. Mami wirira. Murakoze cyane. Aragushimira cyane ko n'umubyeyi utarabaye gito wamenye, hanyuma bigenda hafi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mube no mu byiza tujye dushima Imana. Nanjye ntabwo nariganya Imana ku byiza yankoreye cyangwa se irimo kunkorera. Uyu munsi ndishimye. Ibyishimo byanjye byanyuze mu biganza by'abantu benshi cyangwa se mu mitima y'abantu benshi, ariko mu by'ukuri ndashima Imana yabanye nanjye kuri uyu munsi, nkaba mpagaze hano nkikijwe n'umuryango, inshuti, y'abavandimwe. Murakoze, ni ukuri ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Ikindi, uyu mwanya narawuhigiye kandi mpigira umuhigo Imana, ndavuga ngo Mana nunkorera ubukwe ababyeyi banjye bakiriho nzagushima. Rero ntabikoze naba ndiganyije Imana kandi narabihize n'umuhigo. Ndashima Imana rero yuko ababyeyi banjye Imana ikibarinze, kandi ni ukuri ndabashimira bikuye ku mutima. Papa ndagushimira, warakoze, ndetse na buri muntu wese, mwese mwarakoze cyane cyane. Ni ukuri urugo rugirwa n'umumama n'umubyeyi. Iyo ataza kumbera umubyeyi mwiza ntabwo muba mwicaye hano. Mama warakoze, ntagushimiye mu ruhame naba nkoze icyaha, kandi ni ukuri narabisengeye. Ni ukuri ndagushimira, uri umubyeyi mwiza. Hari igihe abantu bashimira abantu bamaze kwitahira, ariko kubera akagahe Imana impaye, reka nanjye nkubwire ngo ndagushimira kandi ndagukunda cyane. Warakoze, warakoze, wabaye intwari ikomeye mu buzima bwanjye. Ntabwo mfite ikintu navuga kubw'uyu mubyeyi. Ababyeyi babo papa wenda nta kintu ushobora kwitaho atari uko wenda batwanze nk'abana, ariko buriya ababyeyi babo mama baravuneka. Ni ukuri murabizi, kubyara biroroha ariko kurera biravuna. Kurera umwana ukimubyara kurinda angana gutya, umubyeyi w'umama baravunitse cyane. Mama warakoze, Imana iguhe umugisha, ndagukunda. Papa nawe ndagukunda, Imana iguhe umugisha. Mwarakoze mwese, ndabakunda cyane, murakoze. Mwakoze binini, reka mbitura kagato. Mwakoze binini, Ati mubyeyi ibyo navuze byose sinagira ngo wamirize murame ko uri indashyikirwa, uri indashyikirwa mu buzima bwanjye, uri indashyikirwa mu kubaho kwanjye, uri indashyikirwa, uri umubyeyi ntagereranywa. Ati nzagushima none iteka ryose. Munize amashyi tumushimire cyane. Ati cyangwa ngo gusagurire abo nzaragushima iteka. Uri umubyeyi nsanga kandi amateka yawe ndayazi, haba mu masengesho haba no mu mibanire n'ahandi. Ati amateka yawe ndayazi ko umuryango umukabora yambwiye ko muri imfura cyane. Ati uri indashyikirwa mubyeyi, uri indashyikirwa. Hanyuma Peace hari impano yageneye uriya mubyeyi yindi yisumwe
ati ndagushimira cyane urakoze. Hanyuma kimara kumushyiriza iyo mpano nagira ngo bro egera umubyeyi use n'uca bugufi murebe mu maso uce bugufi maze na Peace uce bugufi iyo foto yaryo hano kuri Imana. Urakoze. Hanyuma zigeze zifeyiringa wa mwana ngo zaragiye uzigera ku ntego. Arakoze cyane. Arakoze cyane. Hanyuma turimo wavuguruza icyo wavuze uvuze yego ntawavuga barakoze cyane maze ntawavuga yego uwavuze kuzashira azabona yari umushumba. murakoze. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Ntabwo twashima Imana gusa, turashimira abantu bose bategura ubukwe bwa Peace. Nawe Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, ari abavandimwe n'inshuti. Ni ukuri ko Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Twongeye gushimira cyane cyane ababyeyi ba Peace na mukuru we. Hari abantu bari aha ngaha baturutse kure, hari abantu baturutse Uganda. Mwibaze namwe umuntu ukoresha itike itiri munsi y'ibihumbi 120 cyangwa 30 agataha ubukwe, umuntu utamushimiye ni ukuri ntabwo Imana yakubabarira. Abantu baturutse kure turabashimiye cyane. Nize rero tukwifurije urugo rwiza. Ukuri turabizi urugo rwubakwa n'umugore n'umugabo, ariko mudafite Imana ntabwo rwakomera. Dusaba Imana yo mu ijuru izabubakira inkingi ikomeye mu rugo rwayo, kandi muzarangwe no gusenga, kuko twebwe imibiri yacu rimwe na rimwe tugera ngo tukananirwa. Imana rero kobwa n'ahungu kuruzi nk'uko ababyeyi nabo abana bazabona ubukwe bwabo. Natinze rero Mana nibaho umugisha murakagira ibyo mutanga n'ibyo mutunga. Turishimye cyane kubw'uyu munsi bwa Peace. Peace ni murumuna wacu, twanezerewe by'ukuri ibyishimo byaturenze. Umuvandimwe arabivuze, mbere na mbere turashimira buri muntu wese wagize uruhare muri ubu bukwe. Mukuru wacu nawe turamushimira by'umwihariko. Ababyeyi bo babavuzeho, abasaza n'abakecuru ba papa na ba mama ndetse n'abandi, kugira ngo ibi bintu tubigereho ni uko baba baradutoje bakaturera neza. Turabashimiye rero ko mwadutoje neza tukavamo abantu beza. Turashimira cyane cyane by'umwihariko muri iki gihe gusurana bisigaye binanira abantu,
ariko reka dushimire by'umwihariko abantu bavuye Uganda. Turabashimira cyane, Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha, mwibare kuza mu bukwe bwa Peace ya Korode. Turagushimira nawe ko wakunze murumuna wacu, Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Tuguhaye umuvandimwe wacu Imuzirankoni, uzamufate neza nawe azagukunda ndabizi. Imana yo mu ijuru izabashyigikira kandi izabubakira, muzabyara abahungu n'abakobwa, uzamuberaho tuzaba tutari, nituba tudahari wowe ujye uhatubera. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Umuryango twashatsemo nawo twawishimiye kandi twabakunze, Imana ibahereze umugisha. Arakoze cyane. Shimiye ababyeyi banjye, reka mvugeho utarira. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Bishobora kuza ariko Imana ifashe mbashe kuvuga ku bukwe bwa Peace, utaza kugira ngo hari ikindi cyamubashe, ahubwo nishimye, ibyishimo byandenze. Papa ndagushimiye mubyeyi mwiza, papa ndagushimiye, mama ndagushimiye cyane, ndabashimiye ubwo mwahoze mureba nananiwe kwihangana, nishimye nanezerewe. Anko nagushimiye mushuti wanjye kuba uri hano, ndabashimiye cyane ba mama wacu, ndabashimiye papa, ibi byose ni wowe, ndagushimiye. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha, reka ngushimire, Imana iguhe umugisha. Ndagushimye Pasiteri, ndagushimye ubwitange wagize. Bakuru banjye baraho ndabashimiye, baramukazi banjye, ntabwo Mana njyewe ndenda gushima abantu. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Joy witanze uraza umushaje wawe arwaye, ndagushimiye. Navuye Uganda mu cyumweru cyashize, maze ibyumweru 2 nasize abana, nasize urugo, ariko ndaza ku bwa Peace. Ndagushimiye, nishimye nanezerewe. Shimiye David, shimiye basaza banjye bose, nkunda basaza banjye umurundo bose, ndabakunda. Barakoze cyane, urabakunda. Imana iguhe umugisha cyane. Webare banange, webare. Ndaza kubona kandi kamya nijoro kuzeho, Imana ibahereze umugisha. Ahubwo muri amashyi tumushimire cyane, kandi muganya nawe gucyumweru. urungano inshuti iyo dutambuka rwose mu rufite impano Gedone yagennye na Peace. Twifuje rero kubashimira muri aka kanya, ngewe na madamu, umuryango wacu, dushimira umuryango wanyu. Claude twaye umugore mwiza, bahoze babivuga, w'umuco, kandi muzarwubaka rurambe. Na Claude aho namumenyeye rwose Peace, nawe mwembi mwahisemo neza, kandi tubifurije urugo rwiza, byari ngo nakobwa yeke kandi mutunge mutunganirwe. hanyuma abahereza kuri uyu munsi turishimye, ariyo mpamvu twahaye Claude impano. Nifuza ko agafungura impano, ayifungura ikindi kakivuga yego
imyambi ntabwo turageraho atararasa imyambi ariko naho yagiye Claude urebye ino foto Kristo urebye ino foto ugira ati ni satani wabinteye Imana navuga